ngize umwanya mwiza wo kugira ngo numve what's going on. Reka twumve uko bimeze ahangaha, tumenye ukuri twimenyera amakuru y'ukuri. Tuma twumve ka video. Icyo koze abona nanjye kankungane nubwo ntareba ibintu by'imipira. Icyo koze abona nanjye kankungane nubwo ntareba ibintu by'imipira. Abantu bafana reyo bayirambaho pe bayigwa inyuma bafite ubuntu bw'ubuturage nyine ntabwo man ibi bintu nibabyumva njye muzababaje none se wa muntu wanyu bavugira se yarari hano uretse bafite ubuturage ntabwo nyine afite abasirimu benshi nta mureba wawe musirimu uzi ko ariko bafite abasirimu baba muri aperi reka nanjye banze nkubwire kuba umureyo ubwabyo byitwa kuba umusirimu. Nanjye gukosa ibintu ukoze umva nitandukanyije nawe reka nkubwire niyo mpamvu reka nkubwire ubusirimu uri kumva ukuri icyo koze abona nanjye kankungane nubwo ngiyi audio kuri noneho ndakubonye ku butumwa busaba imbabazi nyuma yo gutangaza ari amagambo rero ngo abantu bafana ariyo ntabwo ari abasirimu. Yanditse ibaruwa asaba imbabazi abafana bose ba ekipe ya Rayon Sport. Ni ibintu byakomeje gukura cyane, ibitangazamakuru nabyo bikomeza gukurikirana iby'aya makuru. Inkuru dukesha ikinyamakuru cyitwa BTN gifite umutwe uvuga ngo umuraperi Shizo yise abafana ba Rayon Sport bibasiye umugore we Tesi injiji. Iyi nkuru yanditswe ku cyumweru tariki ya 16 z'ukwezi kwa munane 2026. Umuraperi Shizo Afro Papi yongeye guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gukoresha amagambo akomeye avuga ku bafana ba Rayon Sport mu gihe umugore we Kayitesi Yvonne uzwi nka Tesi yari amaze amasaha make abasaba imbabazi. Shizo Afro Papi abinyujije kuri konti ya Instagram akaba yavuze ko hari abafana benshi ba Rayon Sport abona nk'amadage ndetse n'injiji. Bikurikiye buriya butumwa tumaze kumva mu kanya gato. Nkuko inkuru ikomeza ibivuga banditse bagira bati yagize ati abafana ba Rayon Sport benshi muri amadage ahetse andi madage uretse kuba mutari abasirimu muri injiji. Ibi nibyo ndi gusoma byanditswe n'ikinyamakuru cyitwa BTN, ariko nabo barakubwira aho bakoye makuru. Aya magambo rero aje nyuma y'amasaha make Tesi asabye imbabazi abafana ba Rayon Sport kubera amagambo yavugiye mu kiganiro cyitwa This and That. Ni ikiganiro gisanzwe gikorerwa aha kuri YouTube, ariko binyuze ku muyoboro wenyine wa Tesi nyine wa YouTube, aho yari yavuze ko ngo abafana b'iyi ekipe ngo ari abaturage. Ngira ngo twatangiye twumva karaka audio n'aka video tukareba muri rusange, ariko hari bamwe batakishimiye ndetse batangira no kumunenga. Nyuma yo kozwe igitutu rero n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, Tesi yaje kwandikira abafana ba Rayon Sport ibaruwa ifunguye abasaba imbabazi kandi asobanura ko ngo ataragamije kubasuzugura. Yavuze ko amagambo yakoresheje mu kiganiro yagiranye na Naisa Cynthia ngo ataragamije kurema ubushyamirane hagati ye na Rayon Sport, abakinnyi bayo, ubuyobozi cyangwa abafana bayo. The story nuko imeze muri rusange. Twongere twumva akantu ariko twumva ko icyo koze abona nanjye kankungane nubwo ntareba ibintu by'imipira. Abantu bafana reyo bayirambaho pe bayigwa inyuma bafite ubuntu bw'ubuturage nyine ntabwo man ibi bintu nibabyumva njye muzababaje none se wa muntu wanyu bavugira se yarari hano
uretse bafite ubuturage maze ufite abasirimu benshi nta mureba wawe musirimu nta mureba wawe musirimu ngedo uzi ko ngaha nzahita nibyo ariko bafite abasirimu baba muri ape uzi ibintu ukoze umva nitandukanyije nawe reka nkubwire ubusirimu uri kumva reka nkubwire ubusirimu uri kumva icyo koze abana nanjye kamungane nubwo ntareba ibintu by'imipira ariko wa mugani bayirambaho pe ariko inyuma bafite n'ubundi ntabwo twaba turaba man ibi bintu nibabyumva njye musamabanje none se wa muntu wanyu bavugira se yarari hano uretse bafite ubuturage maze ufite abasirimu benshi nta mureba wawe musirimu. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa mu myidagaduro nuko mu ijoro ryo ku tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani 2026 Nelly Ngabo ari kumwe na Kivumbi King ndetse n'umunyanigeria bamwita CK bataramiye mu iserukiramuco rya Afrostrava 2026. Iserukiramuco ryari rimaze iminsi ribera muri Repubulika ya Czech kuva ku tariki ya 14 z'ukwezi kwa munane muri mwaka 2026. N'igitaramo rero Nelly Ngabo akaba yatanze ibyishimo ku bakunzi be mu ndirimbo zirimo mu zadukombora, indirimbo y'Isinywe, Zori n'izindi nyinshi yaririmbye mu bihe bitandukanye. Mbere yuko Kivumbi nawe ajya ku rubyiniro akaririmba indirimbo zirimo Wait, Mama, Keza, Ituze, Yarampaye n'izindi zitandukanye. Mbere yo kuva ku rubyiniro rero Kivumbi King akaba yongeye guhamagara Nelly Ngabo baririmba indirimbo yitwa Slim Daddy, indirimbo bahuriyemo na DJ Toxic. Nyuma yo kuva rero ku rubyiniro aba bahanzi babanje guhura na CK bajyana ikiganiro kigufi ndetse bahuza urugwiro mbere yuko ajya ku rubyiniro. N'igitaramo aba bahanzi bakoze nyuma yo kwakirwa na ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Czech. Mu bitabiriye iki gitaramo harimo kandi abanyarwanda basanzwe batuye muri icyo gihugu. Nyuma y'iki gitaramo rero aba bahanzi bagomba guhita bataha i Kigali. Mbere yaho ngo bazabanza gutembera mu Burayi nk'uko Nelly Ngabo yari yabwiye igitangazamakuru cyitwa Igihe mbere yo guhaguruka mu Rwanda. Afrostrava ni iserukiramuco risanzwe rihuriza hamwe abakunzi b'umuziki nyafurika baba muri Repubulika ya Czech ndetse no mu bindi bihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Uretse kandi ibitaramo by'umuziki, iserukiramuco rigizwe n'ibikorwa bitandukanye birimo kumurika umuco nyafurika, imbyino, ibiribwa gakondo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ubona ko rwose byari bimeze neza cyane. Reka dusure imbuga nkoranyambaga za Nelly Ngabo turebe ese bimeze gute muri rusange. Urabona ko abajene rwose bameze neza, barimo baratembera i Burayi. Yitwa Kivumbi King na Nelly Ngabo nyuma yo gutarama rwose. Urabona uko byari byifashe muri Afrostrava Festival. Byari ibyishimo byinshi cyane. Katwumveho gatamajwi. No bataza kundira copyright. Urabona ko ariko rwose byari bimeze neza cyane. Aka ko nyine kaba gahagije kaguha amakuru yuzuye rwose. Unamubona uyu ninde? Nelly Ngabo. Okay. Katwe twakabonye habera igitaramo. Aha narakinewe kiri kwa kili. Okay, batandega copyright sha. Urabona narabonye n'amiyaga bashyiramo. Kivumbi King wari wambaye neza cyane. Wambaye neza cyane kabisa. Amwita CK. Okay, right. Reka mbashimire cyane, twongere guhura mu masaha ari imbere mu yandi makuru atandukanye abagezweho ari kuvugwa kuri iyi mihanda ya social media. Bimeze gute, kiri gute
n'izi stories zigezweho. Amanota y'ibizamini bya leta agiye gutangazwa. Iyi story yamaze kumenyekana, baravuga ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye azatangazwa tariki 20 z'ukwezi kwa munane 2026. Bivuze ko amanota azatangazwa ku munsi wo kwa kangahe? Ku munsi wo kwa kabiri, ku munsi wo kwa kabiri w'icyumweru. Nibwo amanota ari buze gutangazwa kuri uyu wa kabiri. Itangazo rikaba ryashyizwe hanze ku itariki 15 z'ukwezi kwa munane, rikaba rivuga ko amanota azatangazwa ari ay'abarangije amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye troncome. Apeto muri primaire nabo muri troncome, amanota yanyu rwose nizere ko agiye gusohoka, mwiteguye kuyakira ndetse no kwakira ayo manota nyine mwagize mwakoreye. Niko biba bimeze muri rusange. Wakoze cyane. Okay, ibya Zari na Diamond Platnumz nabyo tuzabivugaho mu minsi iri imbere. Wibuke gukora subscribe ubundi ujye ubana nanjye muri stories nk'izi ziba ziri trend ku mbuga nkoranyambaga. Wakoze cyane.